uyu uri kuri kamera ni Ice Saiga, njyewe nitwa Keni. TV ni Afro Kivu TV online. Ya ntuze gucikwa, uyu munsi ngiye kubasurira umutaramu cyane mwamenye mu bintu bigiye bitandukanye, Lucky Faya. Ya ntucikwe, ntibagirwe gukora subscribe, comment and share ndetse na like. Igikorwa twari twabasezeranyije ubu tuvugana nicyo tugezemo indani. Tugiye kubabariza ibibazo byinshi cyane tuba twagiye dutegura. Uko agenda bisubiza niko mugomba kugenda mumenya ikijya mbere ni igiki. Ya Lucky Faya makuru. Okay. Nkunda u Rwanda n'abatubyaye, nkunda amahoro ku isi hose. I like peace around the world. I pray my God to save the world. Inshuti nimuze nge mbereke, twicuza abo bose bacendetse. Danseri ishekisheke nk'ubyina kwa ngaro je. Lucky Faya Michael Jackson wo mu Rwanda. Yes, ibyo ngibyo abantu baba bakumvise kabisa. Sasa ntabwo twe dutinda cyane. Ikintu kituzanye ni kugusura mu rugo. Ahangaha niho mu rugo, ni naho bita Ikabuye. Abantu batahazi, aha ni ahantu bita Ikabuye mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo. Ya ni Kigali style, ariko ni hirya ya Kigali ho gatoya, twebwe tuba twahageze. Ya Lucky Faya umeze neza? Meze neza kabisa, ibintu biratembera neza kabisa, ndi tayari. Aho ko mubizi nyine ndi umukinnyi w'amafilimi, ndi umuririmbyi, mfite n'ikipe ya Kabuye, n'ibintu byinshi mbese. Hari n'indirimbo nshyashya nasohoye kabisa. Muri iminsi ibintu bimeze neza ni kabisa. Ariko bazi iminsi uterera icyuma. Maze iminsi hari akuma mfite haruguru buri gitondo ko mbyutse ndagaterura nyine nk'umwami wa pop nyine, mba ngira ngo nubaka umubiri, nge nimanukira nshwanyaguze, nge ntwika, dore ko n'abapape babantera pisi, ibintu biba bimeze neza. Ya Lucky Faya ni umuririmbyi hano mu Rwanda, akaba umukomediye. Mu miririmbire ya benshi bakunda kuvuga ko habamo n'ubukomediye mo ukuntu biriya bintu. Ubundi wowe uri igiki hagati y'ibyo bintu bibiri? Uri umuririmbyi, uri umukomediye. Duherutse no kubona ahantu wambaye akantu k'akasutiye n'akantu k'akajipo urimo usireyinga, ni nkuko nabyita. Biriya bintu ubundi uba wabitekereje gute? Okay, no kuvuga ngo ubundi akenshi buriya narabyinaga, ubwo nari nambaye kariya kantu ndimo kubyina. Buriya ngiye nkunda kubyina indirimbo, nari ndimo kubyina gusa akantu narakabyinye. Umutipe wandi code wamfataga banbura gafatije na telefone ahitaga kubita kuri Instagram. Dekati Viva nawe ejo bundi, Dekati Babaro nabonye ari abagenda bamwiyitirira nyine, ariko Dekati wanyaho n'ufite views nyinshi. Okay, mbona nawe hisaga posting, urumva akantu Dekati postinze gahita gakwira ku isi hose. Ariko gusa nari ndimo kubyina kuko ndi n'umwami wa dance, uretse nuko umwami wa pop, ndi n'umwami wa dance nyine narabyinnye, ariko kakwirakwiriye ahantu henshi. Ariko ngewe ubundi ndi umuririmbyi nyine uririmba bisanzwe. Uretse ko nari n'abantu bansaba ati se buriya ko indirimbo zawe haba harimo n'izisekeje, habwira ni nubwo zisekeje ariko nge ndi umuririmbyi gusa bisanzwe. Okay, ngira ngo icyo cyari ikibazo cya mbere twari tunyuzemo hirya gake tukibiramo. Ya Lucky Faya rero aravuga ati njyewe injyana ndayinjiye, ngiye kwigana umwami wa pop ku isi hose. Uriya no ku isi hose, ariko wowe wita umwami wa pop mu Rwanda. Ufite indirimbo zingahe ubundi? No kuvuga ngo mfite indirimbo nyinshi. Hari indirimbo yitwa uyo nahereyeho, hari yitwa muri bare. Twakundaniye muri bare, twamenyaniye muri bare, ubwo nagiraga ku kabari ko kwabamaniga. No kuvuga ngo ni indirimbo bita muri bare, ni nayo nahereyeho. Ariko iyejo bundi nakoze yitwa
Queen of Pop, ni indirimbo nakoranye no bita Queen Neri. Okay, ni ukuvuga ngo niyo natangiriyeho niyo mperutse. Ubundi mfite indirimbo nyinshi ariko nta nubwo nzi n'umubare wazo, ni nyinshi cyane nakoze indirimbo zigeraho zirenga imibare ntaze. Hari zo nashyize kuri YouTube murazibona, hari zo nashyize hari zo mfite mu rugo ntarashyira kuri YouTube, ni nyinshi ariko kabisa turi kumwe kandi ndabizi ko mu minsi iri imbere hari n'utundi dushya mbafitiye. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Lucky Fire AS Kabuye ni ikipe y'abadamu ihagaze ite? Ni ukuvuga ngo ikipe ya AS Kabuye imeze neza mu cyiciro cya kabiri, turi ku mwanya wa mbere, amakipe yose twarayatsinze, nta kipe tutaratsinda kandi twizeye yuko n'igikombe cya kabiri tuzagitwara. Uretse ko ni Kabuye twibitse igikombe kimwe muri shampiyona y'igihugu, ariko n'iki cyejo ubundi tuzagitwara. Lucky Fire rero ukunda kwitabira ibitaramo byinshi ukabona abantu barakwishimiye, bamwe bakavuga bati barimo baramunyega ko Lucky Fire nyine afite ikibazo, ahubwo wowe biriya bintu ubundi bifata gute? Ariko urumva ngiye buriya mu kuririmba nyine tugira abafana, hari n'abatera komanteri bagutuka, hari n'abatera komanteri bagushimisha, ariko gusa nebwe navuga ngo mu bitaramo byinshi hari igitaramo bita celebration party nigeze kuririmbamo, nge ndishima, ni naho abafana benshi cyane. Ndibuka n'icyo gitaramo nayo wari urimo, wari uhari muri celebration party, cya gitaramo cyateguwe na Badirama. Kiriya gitaramo rero buriya naragikunze cyane, kuri stage yihinduraga bakayihindura amatara ubururu, amatara akikaraga, mbese byari ibintu bitangaje. Ni nacyo gitaramo nagiyemo bwa mbere gikomeye kandi ni nabo bwa mbere nari nciye ku itapi y'umutuku. Ariko buriya naravuze ariko hari n'abahanzi benshi cyane bifuza kuba baririmba hariya ariko ntibaharirimbe. Ni ukuvuga ngo hari hajyayo abahanzi n'ubundi baba barubatse izina, ariko gusa Imana izamfashe nzabone n'ikindi gitaramo kirusha nka kiriya nari nagiyemo. Ubwo Lucky Fire murabyumva, yaramaze kuzamura urwego kugeraho abantu bamwe mu muziki bayoboye umuziki, bo twakwita nk'ishyiga ry'inyuma mu muziki, babasha kumutekerezaho bakamutumira mu gitaramo bari bateguye. Lucky Fire, ubwo twari twagutumiye kuri BTN TV, hari umufana wakohereje SMS aravuga ati se Lucky Fire ntayasaze. Icyo gihe uramubwira ngo niba warasaze uzaze, ngo niba kureba ko kakabona ko ufite ikibazo umurangira n'ahantu baderese zose urazimuha ati azaze anjyane Indera. Uwo muntu koko niba yumva ko mfite ikibazo, uwo muntu waramurangiye yaraje, byagenze gute? Okay, no kuvuga ngo uwo muntu nyine yaraje, turajyana, aza gusanga nta kibazo mfite, gusa nuko gusa mba nikorera nyine business nyinshi, abona nibereye mu bintu by'umupira nyine niyoborera AS Kabuye, akabona nibereye mu bintu by'amafilimi, akabona nibereye mu bintu by'ubuhanzi. No kuvuga ngo kubera ibintu byinshi yawe yabyitaga wenda ko Lucky Fire no wenda ko rutuntu dutandukanye tw'utu business, ariko yaje gusanga nta kibazo mfite, ahubwo ari akazi kenshi nyine, kandi n'ubundi biba byiza yukoze cyane, hari igihe ugera ku cyo utateganyaga. No se yaragufasha kujyana Indera, yakujyanye he? Ngo yaraje, byagenze gute? Urumva we yashakaga kureba nimba koko hari, we yabonaga njye ndi mu bintu byinshi, agakeka wenda ko hari ikibazo nawe mfite mu bwonko. Ndabubwira ariko nacyo, ndabubwira ni cyo koza, reka nkwemerere uzashake babandi bagira ibyuma bazi gupima barebe, kandi uzasanga ntacyo mfite. Nawe abikoze nyine asanga nta kibazo. Lucky Fire ngira ngo mwabyumvise. Lucky Fire, ndi kubona hirya yawe hari umukobwa mwiza cyane. Mbere yo kugira ngo wenda tumubaze ni muntu ki, wowe ushobora kubanza ukamutubwiraho, ese ni sheri wawe, ese ni umukinnyi wawe mu ikipe yawe, ese ni muntu ki, ese ni umuhanzi mugenzi wawe, ni muntu ki, mbere yuko tubanza tumuha ijambo? Okay, no muririmbyi nyine ukomeye cyane, yari yaje muri ya studio ya AS Kabuye imwe muzi nyine bica bigacika nyine, nanjye nkunze gusohoramo indirimbo. Ni umuhanzi yaraje gukora indirimbo muri studio, ndavuga ni ubwaje gukora indirimbo muri studio, reka mubereke nyine mumubone nawe. Ariko no muririmbyi we arenze ba Knowless, arenze aba ba Marina, aba baririmbyi ujye ubona ngo bakwinica, ujye ubona ngo bari
umuririmbyi nyine ngo baririmba nyine wabarenzeho kuko ashobora kuririmba igihinde ashobora kuririmba aririmba ikinyarwanda neza aririmba indi mbese no kuvuga ngo ijwi ryiza arahogoza kurusha ba Knowless we ni n'umuhanga cyane yaraje nyine ubwo mwamubonaga nyine yaraje muri studio ya Kabuye nyine ni indirimbo aje gukoreshamo okay tukaba rero muri nizo ndirimbo kandi muzitege nazo zizajya hanze ejo bundi amatsiko menshi Faya yaratubwiye ati uyu mukobwa arusha ba Queen cyabo ngabo mwumva ba Marina ba Knowless abo bose yakubita agashyira pembeni mbere yuko abanza kutwibwira nabanza duhereze freestyle ho gatoya nk'amasegonda nk'icumi ubundi namara kuduhereza freestyle naduhereze iyo ndirimbo yaba yararirimbye yo mu gihinde koko nk'uko Faya yabivuze abantu bamenye si ibintu koko Faya yavuze nibyo. Ejo hazaza mu kwihangira wa murimo nizo mbaraga nibwo butwari gutera intambwe idasubira inyuma ejo hazaza mu kubaka igihugu nibwo butwari nibwo rugendo gutera intambwe idasubira inyuma rubyiruko dushyire hamwe dukura amaboko mu mifuka twiyubakire igihugu gitemba amata n'ubuki nibwo butwari nibwo rugendo gutera intambwe idasubira inyuma ejo hazaza mu kwihangira wa murimo nizo mbaraga nibwo butwari gutera intambwe idasubira inyuma. urakoze cyane kuririmba mu gihinde naho twumvishaho gatoya nk'amasegonda makeya cyane ntutinye. Iyo loso hahiyu hanile hopasi hanihi hani hahiyo hali hapio isi haniyo hami hani hali olasapio hanihiyo osohela ubwo ibi bintu uririmbye abenshi nkanjye nihereyeho ntabwo nabasha kumenya ngo ni ibiki wowe washakaga nk'ubutumwa washaka guhereza nk'abantu muri iyo ndirimbo y'igihinde ni izi nashakaga kubaha ubutumwa bw'urukundo uririmbyemo gukiyenda uciyemo muri makeya mu kinyarwanda navugaga ibijyanye sinagusiga mukunzi wanjye nzakunda iteka ryose ubuziraherezo nibyo nashakaga kugana uruwanjye mbega ntabwo ibintu hano biba byoroshye Afro Kivu TV online tuba dufite ibintu byinshi cyane tuba tugomba kugenzura tukareba si ibyo bintu ni ibiki bikora bite iyo studio warujemo ni ya Faya ni y'umuntu ku giti cye iyo studio bimeze bite ya Faya ni studio ya Kabuye nyine murabizi muri Kabuye tugira abakinnyi b'umupira abakinnyi b'amafilimi tukagira n'abandi bose ni muri studio ya Kabuye nyine abantu benshi baza gukoramo indirimbo tugira aba producer benshi batandukanye tugira n'abandi benshi bagiye baturuka hirya no hino muri Kabuye hari n'ababyumva ku maradiyo gutyo bakaza gukoreramo indirimbo ntabwo ibintu biba byoroshye ufite tugaruke noneho watangira utwibwira uri muntu ki witwa nde mu rugo ni he wavukiye he kugeza n'ubu ngubu ndi umuhanzi utari umuhanga abahanga nibo banzi nanjye nagarutse umunsi ngarutse mu nganzo bamwe na bamwe na Gihanga ntangira nanjye mvuga amazina yanjye nka Manero Sandrine reka Gihanga nanjye nkwibutse ubwo wampaga ya mpano nanjye byita nk'inzozi niko gukanguka mbona izuba risa nk'irirasa
sa nk'ubitindaho kenshi dore gutekereza biba byinshi cyane nuko nubuye amaso mbona urumuri ruza runcanira ati mwari mwiza utemba itotora nituze Maniro Sandrine ninjye gihanga wakubonekeye Maniro Sandrine gihanga nanjye reka mvuga amazina yanjye dore njya nibuka ubwo wayansobanuriraga ati Maniro Sandrine acyasobanura reka nkore mu nganzo no mu vanganzo Maniro Sandrine ma ana I ha I la I Maniriho ma mwari mwiza abagukunda ni benshi naragukunze Imana nikurinde hohorana Imana mbega ibintu birabyiza Sandrine sa na da I na Sandrine sasabana n'abandi ndindu wawe igihe cyose nenezerwa n'abawe emeragaragirwa n'igihugu cyawe emeragaragirwa n'abawe emeragaragirwa n'abagukunda. Ya wavukiye hehe? Navukiye karere ka Rwamagana umurenge wa Gishari kagari Kahunda umudugudu wa Nyagahinga nkaba niga kuri JS Gishari senior 1A. Wiga mu wa mbere? Kumbona uri umwana? Ndacyari umwana muto cyane. Ufite imyaka ingahe? Mfite 17. Uba hehe se ubu ngubu waje gukora indirimbo uvuye hehe? Mba ku Muhima muri famille. Okay. None se kugira ngo wiyongoze kwinjira mu bintu bijyanye n'umuziki ni Lucky Faya wakongoje niho byagenze gute? Njyewe natangiye nagize impano mfite imyaka 8 ntangira ku bintu indirimbo ibintu bijyanye n'ibivugo mbega natangiriye ku ndirimbo z'icyunamo uko nagendaga nzamuka nagiye nzamurira mu mudugudu mu murenge ngenda mfite impano bakambwira ati impano gutena gutya bamwe bakanca amazi urabizi ko bamwe nibwo bakwita turiya n'umusazi yarasaze ariko hari abo ukora ibintu bakavuga turi ari mu nzira nziza harawukora tibari mu nzira mbi ubwo hari ukuntu ubwo ugira abakunzi ndetse n'abanzi nge natiye ntangira umuziki niko natangiye umuziki ngenda ca mu nzira ndende ingoyi. Lucky Faya mwahuye mute? Okay ngera Lucky Faya numvise ikiganiro yakoraga kuri State Radio na Dashim nkajya nkunda kumubona ku mafilme najya gufitisha amafilme nkamubona aho bamwamamaza ibuka ati na break ze noneho ni hataje none nyine ni icyamamara twika atwikaga ngavuga ati ngewe chakabura n'uyu muhanzi mwahuye mute nyine? Naje kubona ibikorwa akora bitandukanye hariho na nomero ze ubwo nyine nimero ze nari nyine umuhanzi nyine kwita nyine mwongoza. Ya sasa muri bino bihe ejo nabyo nari kuganiraho n'umunyamakuru mugenzi wanjye ukora ibintu bijyanye n'indirimbo kugira ngo ubone umuntu ugufasha noneho uri umukobwa cyangwa uri igitsina gore noneho ushaka serivisi ku gitsina gabo nyine hari nk'ibyo nakwita nk'igitambo byo nakwita nka ruswa y'igitsina ibyo bintu Lucky Faya ntago yigeze abikuzana kubwira twamufashe bigomba kugendana gutya na gutya. Okay nago abantu bose gufasha umuntu ntago bose ariko bafite umutima wo kuba basambanya abantu kugira ngo babafashe nta nubwo ikintu uzakora cyose ugikuye mu bintu bibi byanze bikunze kizakugiraho ingaruka aho kugira none ugiye gutanga ubuzima bwawe ngo kugira ngo uzamure ya mpano yawe waciye muri ya nzira iguruka cyane kakugiraho ingaruka byaruta rero ugaca mu nzira itinze ukazagera ku cyo ushaka. Ntago abahungu bose cyangwa abagabo bose ntago batekereza kimwe ntago bose bafasha abantu kuko batanze ibitambo. Ya Lucky Faya umukobwa barakwegera akubwiye ati mfasha yaguhamagaye ate akubwira iki yagushaka kumufasha iki? Uretse gusa ko nta nibirenze nyine studio hazamo abantu batandukanye waraza agakora indirimbo bisanzwe nta nibindi gusa ni nko kumva nyine ati hari studio yitwa Kais Kabuye reka ngiye gukoreramo indirimbo akaza no kuvuga ngo yaje gukora indirimbo nyine icyo tworohereza nk'abahanzi bakizamuka nyine uducya afite
ku dufaranga duke afite tubasha kumukoreramo iyo ndirimbo nyine. Ni ukuvuga ngo muri AS Kabuye tugiramo abahanzi benshi batandukanye, murabazi harimo ni benshi wenda ntabashije kuvuga amazina yabo. Ni ukuvuga ngo iyaje tukabona n'umuhanzi akizamuka, murabizi nyine abahanzi bakizamukana n'amafaranga bagira nyine. Ariko twebwe duhera kuri dukeya afite, twavuga tuti nimba ubonye udufaranga dukeya twe turagufasha ukora indirimbo yawe uyishyire hanze. Noneho uyu nawe uyu mukobwa yumvaga nyine studio yacu akabyumva ku maradiyo cyangwa no ku mafilimi nyine, aravuga ati nanjye reka nzajye muri studio ya AS Kabuye ngende njye gukoreramo indirimbo. Ubwo nawe yaje gukora indirimbo. Izo ndirimbo nazo mu minsi iri imbere muzazibona, azazibamurikira nizimara kugera hanze. Ni indirimbo nziza yarazitwumvishije, harimo indirimbo z'ibihinde, harimo indirimbo za gospel agira, harimo n'indirimbo zivuga ku muco nyarwanda, harimo indirimbo nyinshi. Mbese uyu mukobwa ni umuhanzi ufite impano, gusa afite impano no kurusha abo ba Knowless ujya wumva, kurusha abo ngabo ba Marina ujya wumva, kurusha abo bakwinica. Uyu warabarenze rwose, kuko indirimbo z'uko twazibonye zirenga 20 ni indirimbo nziza cyane. Ejo bundi nizigera hanze tuzababwira. Kandi no mu miririmbire ye twabyumvise kabisa kafite imana, ni mubi cyane aratwiga. Turetse ibyo byo kumufasha gukora indirimbo, kumworohereza, hari ubundi bufasha yenda waba umuha? Oya, we no kuvuga ngo ntago nese ubundi ngewe ubundi nta tuziranye gutese. We nukuza agahora na producer akamukorera indirimbo, uretse gusa ko nabwiye producer nyine naramubwiye ni we umuhanzi ukizamuka tujye tumworohereza, sibyo? Bobo tukabakorera tutitaye ku mafaranga. Ariko haje umuhanzi ukomeye niwe duca amafaranga menshi. Umuhanzi ukomeye waba warigeze uzangaha ninde? Barahari benshi cyane, wenda navuga si benshi. Harimo na ba Jempoli, nawe hari indirimbo dufitanye twakuranye muri AS Kabuye nyine. Iyo ndirimbo bayita bami barap. Harimo bita Faya nawe twakuranye indirimbo muri AS Kabuye. Iyo ndirimbo bayita Beautiful Girl. Hari indirimbo bita Superstar nakoranye na Bulldog, nawe yaje hano. Hari indi ndirimbo bita First Miss nakoranye na P4, nawe yaje muri AS Kabuye, nawe yakoreyemo indirimbo. Hari indirimbo nakoranye n'uriya bahato muri Just Family, urumva yitwa umwami, yitwa King of Pop. Ni ukuvuga ngo hari indirimbo nyinshi twe twakira abastari bakomeye, ariko abo bastari nibo batanga amafaranga afatika. Ariko abana bakizamuka, urubyiruko, kuko tuzi ko urubyiruko nta mafaranga afite, ashobora kuza avuga ati ngewe mu bushobozi bwanjye nabonye aya. Tukamubwira tuti nta kibazo, we kubera uri umwana kandi udafite naho ukora, udafite n'akazi, kuba ubonye dukeya turagukorera indirimbo nta kibazo, ibihangano byawe bijye hanze. Urumva rero ntabwo ari njye ukora njye nyine, haba hari n'abaproducer nyine, hari n'abandi bantu nyine, hari n'abandi baza abaproducer bakabakira, ariko njye simbashe kubonana nabo. Ese studio kutayitweretse Rakifa? Okay, no kuvuga ngo nyine studio nyine uyu munsi ni ikiruhuko ntago twakoze, ariko muri weekend ni ukuvuga ngo ikibazo twahuye nacyo ntago nabashije kugira. Ni ukuvuga ngo ngewe ntago nabashije ni ikiruhuko. Nose ntago ushaka kudufungurira iyo studio tukayireba tukanakameramo? Ni ukuvuga ngo hari umuproducer ujyana n'imfunguzo byose. Uwo muproducer nyine hari uwitwa Dube Master Beat, hari ni benshi cyane, hari uwo bita Dovido, ariko ntago mbuze ntago mvuze Dovido uriya nyine nundi w'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo bo nibo baba bafite imfunguzo zaho ngaho nyine muri studio. Urumva ni ukuvuga ngo bo baraza bagafungura bakakira abahanzi bagakora indirimbo, uretse yuko iyo studio nyine ninjye manager, ninjye boss, ninjye uyikuriye nyine. Ariko bo n'abakozi, abo ba producer n'abakozi. Uretse ko tugira dukoreramo n'amafilimi, tugakoreramo filimi, indirimbo n'ibintu byinshi cyane nyine. Yego ngewe bama raporo nyine nka boss wabo nyine. Ariko nta kibazo, wenda ubwo nago namenye ko muze gusura studio ubutaha nimugaruka nzabafungurira, kuko kuwa gatandatu
haba harimo n'abadivantisite bubahiriza isabato. Urabizi ko isabato ari umunsi w'Imana, isabato ni ihuza abantu n'Imana, kandi ni isabato nureba ko tuyubahiriza hano ku isi no mu ijuru naho tuzayubahiriza. Muri Yesaya 66 zahasome, Bibiliya ivuga yuko nitugera mu ijuru tuzajya twubahiriza isabato, ku munsi w'isabato tuzajya tujya imbere y'Imana tugasenga tukaririmba. Ndumva uri kuvuga ibintu bijyanye n'iyobokamana cyane, kandi hari abantu bajya bavuga bati Lucky Faya afite ibibazo byinshi cyane, ati buriya Lucky Faya ni n'umupfumu. Ubundi biriya bintu biva he? Kandi nawe ko mbizi ko wakomeje kugenda ubyumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Okay, ngende umuvuzi gakondo nujya bivuga nyine, ngiye mvurisha ibimera, tungurusumu, igikakarubamba, ibintu bisanzwe. Umuntu yaba yavunitse tukamwunga, umuntu yaba ariwe n'inzoka tukamugombora, ndi umuvuzi gakondo bisanzwe. Uretse ko nakunze no kuba mbirimo cyane, kuko muri famille niho bakunze gukora ibyo bintu by'ubuvuzi gakondo. Ngiye nkunze kuba nibereye mu bitaramo, nibereye mu makipe yanjye ya Skabuye, nibereye mu makipe y'abakobwa n'abahungu, nibereye mu ndirimbo, mu mafilimi. Ariko ngo hari miliyoni 5 ngo FIFA yohereje, ngo nako ngo wagombaga ngo yohereje miliyari n'igice, ubwo ni yohereje miliyoni y'amadolari, miliyoni n'igice by'amadolari, ubwo ni hafi miliyari n'igice by'amanyarwanda, y'amafaranga y'amanyarwanda. Kandi ngo amenshi ngo azagenirwa ikipe z'abagore. Ngo amafaranga ngo urimo ngo urayaryaho ngo meze neza. Oya, nta mafaranga baraduha. Amafaranga nibayaduha namwe muzabimenya. Abo ngubo nyine, abo ngubo turaseta ibirenge, ariko ngewe kuko bayampaye byaba byiza. Murabona ntuye mu cyaro, ndi umukene nyine, kandi n'ikipe yanjye y'abakobwa nayo irakenye. Ubwo nibayama nzegera abakinnyi, ngende mbavunguriraho, ntegere n'abakoca, ngende mbavunguriraho, negere na komite, ngende mbavunguriraho. Ubwo nanjye udusigaye nzatubika, twaba tugiye gukina kugira gute, tukagira gute. Yego amafaranga naboneka, ariko na ikipe ibigizwe n'abantu benshi, abakinnyi 30, wenda abakoca dufashe 15, dufasha abagize komite 15. Urumva ni nk'abantu abari benshi. Buri ikipe rega abari nini, nayo mafaranga yabonetse akajya mu ikipe usanga bari niyanga ahubwo. Ikiganiro kirekire twagiranye na Lucky Faya, ikiganiro kimaze iminota hafi 30. Dusoza Lucky Faya, watubwira ikintu uteganyiriza abafana, imbuga ukoresha, imbuga nkoranyambaga birumvikana ukoresha dusoza, tugataha natwe tukajya gukora kano kantu neza, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi kuri Afro Kivu TV online muzabashe kukabona. Uwo Billie Jean ndamukunda cyane, niwe numva ku manywa na ninjoro. Lucky Faya, Michael Jackson wo mu Rwanda. Nshaka wambona kuri YouTube, mba ndiho, amazina ni Lucky Faya, Michael Jackson wo mu Rwanda. Kuri YouTube hari indirimbo nshyashya, hariho n'amasizoni y'amafilime, hari yitwa Ndaheri, hari yitwa Evil of Darkness, igikombe cy'amaraso, igitenge cya rusake, na amasizoni ndimo gukina, n'ibindi byinshi bigiye biri kuri channel yanjye. Ariko kuri Facebook na amazina yanjye Lucky Faya Michael Jackson, kuri Instagram, ku mbuga hafi zose na imbuga zose mbese wansangaho, ndiho kabisa. Ejo bundi ubukubise uwo bita Michael Jackson unyakwigendera, ngo mukubise inshuro kuri radio. Ibyo bintu byabayeho cyangwa ni ibintu abantu bagenda babeshya? Erega barabizi, ndatwika, ndimanukira, ndashwanyaguza, kandi ndarenze nyine. Ndi umwami wa pop. Iyo bavuga umwami wa pop nyine aba ari umwami nyine. Byagenze gute? Uko byagenze nyine, yari bato, yari yateguwe na Dashimu mu kiganiro Inzu y'Ibitabo. Dashimu yafashe indirimbo ya Billie Jean, afata nanjye indirimbo nanjye ikunzwe cyane bita COVID-19 coronavirus, azishyira muri bato. Indirimbo yanjye coronavirus COVID-19 itsindiye ya Michael Jackson yitwa Billie Jean. Ubwo Michael Jackson rero wo mu Rwanda abayegukanye insinzi, kabisa nyine byari bitangaje. Ariko nubwo negukanye insinzi, Michael Jackson nyine wo muri Amerika ni papa wanjye, ndamwubaha, ni nawe nigiraho. Nta rutugu rukura ngo rusumbe izosi,
ariko nyine mugenderaho nyine, ariko n'ubundi ngewe ndamwubaha nubwo abafana batoye yuko ari ngewe watsinze, wenda nkagira amajwi menshi y'abafana kurusha Michael Jackson wo muri Amerika. Urumva nubwo batuye Michael Jackson wo mu Rwanda cyane, ariko Michael Jackson wo muri Amerika uriya ni papa wanjye. Uriya nyine nge ndi muto kuri we, ndimo kugera ikirenge muke, kandi Imana nibishaka nshobora no kuzagera ku rwego nk'urwe, uretse gusa ko Imana izamfasha nkagera kure hashoboka. Dusoza nawe ugira imbuga nkoranyambaga se nazo uragira ibintu bike cyane ushaka gusaba nk'abafana bawe muri rusange? nge nta mbuga nkoranyambaga ndagira, gusa ndimo kubiteganya. Wenda ikintu nabwira wenda ngiye abantu bankurikiye cyangwa se abafana banjye, wenda nko kubaha nimero yanjye ya telefone, iryo wenda nk'umuntu yagiye nshaka akambonaho. Wayibaha nta kibazo. 078 13 777 11. Yes! Mwakurikiranye ikiganiro kiryoshye. Iyi ngiyi yari Afro Kivu TV online. Nje na Keni kuri kamera. Hari umutaramu cyane hari ureba nabi cyane warakaye ibintu bya kamera, videos, aranaririmba. Ice Saiga. Nimugomeze gucikwa n'andi ma video menshi cyane tugenda tubagezaho. Subscribe, comment, share and like. Njewe na Keni.